Mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu ruhererekane rw'imisozi miremire y'isunzu rya Congo Nil, niho hari parike y'igihugu ya Gishwati Mukura. Ni parike igizwe n'amashyamba abiri kimeza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1933, amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura yemejwe nk'ibyanya bikomye, ni ukuvuga ko nta kintu na kimwe cyari cyemerewe gukorerwamo. Ayo mashyamba yakomeje kubungwabungwa, ariko kuva mu myaka ya za 90 kugeza nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abaturage barayigabije bayaturamo. Batema ibiti kimeza byari biyagize, bahinga ku misozi ihanamye yayo, bashyiramo inzuri z'amatungo, n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bayasigamo ibinogo kubera imirimo y'ubucukuzi. Ahari ishyamba hasigara ari ku gasi. Ibi byose kandi byakorwaga nta nyigo nsuzumagaruka yakorewe ayo mashyamba. Icyakurikiyeho nuko abibasiye uwo mutungo kamere bahuye n'akaga gakomeye. Isuri n'imyuzure byatwaye ibihingwa n'amazu, ndetse bamwe mu baturage bahasiga ubuzima. Twagendaga turi abacukuzi, twicukurira ducamo ibintu by'indake, tukagenda tukajya mu birombe, mbese banadukuyemo bagenzi bacu bamwe, banabyangirikiragamo bikabakubita bikaba bibica, abandi bikaba bibaca amaguru, abandi bikaba bibaca amaboko. Ibikorwa bya muntu byatumye ishyamba rya Gishwati rigabanuka, riva kuri hegitari 250 rigera kuri hegitari 28,000 mu gihe irya Mukura n'ubusanzwe ryari rito, ryavuye kuri hegitari 30,000 rigera kuri hegitari 15,000. Icyari gikenewe rero ni igisubizo cyihuse kandi kirambye. Murabizi ko gahunda ya leta y'imyaka 7 tukunze kwita NST1 ndetse n'icyerekezo cya 2050 gishyira ibidukikije, kubungabunga ibidukikije ku isonga. Nanone muri icyo cyerekezo dukomeza gushimangira ko iterambere rirambye ari ryo leta ishyigikira, ikanifuriza abaturage bayo ko bageraho. Ibi rero ntabwo dushaka kubigeraho tutabungabunze ibidukikije. Ni muri urwo rwego twagombaga kugira icyo dukora kugira ngo natwe twubake tuganisha muri icyo cyerekezo 2050. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA yashyizeho umushinga Landscape Approach to Forest Restoration (LAFREC) watewe inkunga na Banki y'Isi binyuze mu kigega mpuzamahanga cyita ku bidukikije JEF, hagamijwe gutunganya ibyari byarangijwe mu mashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura. Ukaba waraje ari inyunganizi ikomeye ku zindi ngamba leta yari yaratangiye zo gukemura ibibazo bikomeye by'iyangirika ry'ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima byari byugarije igice amashyamba ya Gishwati na Mukura aherereyemo. Uyu mushinga watangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015, ukaba wari ufite igihe kingana n'imyaka 5. Uwakoreye mu turere twa Rubavu, Rutsiro, Nyabihu ndetse na Ngororero ayo mashyamba ya Gishwati na Mukura aherereyemo. Umushinga wari ufite intego nyamukuru 3 arizo gusubiranya amashyamba ya kimeza ya Gishwati na Mukura ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima biri mu mashyamba ya Gishwati na Mukura. Indi ntego yari ukunoza imicungire y'imikoreshereze y'ubutaka. Indi ntego ikaba yari ugutunganya inzuri za Gishwati na Mukura. Gushyira mu bikorwa izo ntego byajyanye no gushyiraho ibikorwa remezo bifasha kugira amakuru ajyanye n'iteganyagihe yafasha gukumira no kurinda ibiza mu gice parike ya Gishwati na Mukura iherereyemo. Kugira ngo uyu mushinga ubashe kugera ku nshingano zawo, hakozwe inyigo cyangwa se ubushakashatsi bwimbitse ku miterere y'ubutaka ndetse n'ubuhaname bwa Gishwati na Mukura, kumenya ubwoko bw'ibiti, inyamaswa n'urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange ayo mashyamba acumbikiye, kugira ngo hafatwe ingamba zikwiye kandi z'igihe kirekire mu kurushaho kuyabungabunga. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane cyane kwari ukubanza kwigisha abaturage baturiye ayo mashyamba akamaro yabagirira baramutse bayafashe neza. Afurika yaje ari umushinga ubundi udushishikariza nk'abaturage baturiye ishyamba kutangiza ishyamba rya Gishwati. Parike rero twajyagamo tukajya gutashyamo inkwi, tukajya kuragiramo amatungo. Ntabwo twari tuzi cyiza cya parike, twari tuzi ko ari ishyamba riri aho ngaho. Ariko noneho kubera ibyiza n'ibindi tugenda twumva abantu baturiye parike, ibyiza bagiye bageraho n'amahugurwa menshi twagiye tugirana n'abayobozi, ubwo twahisemo guhagarika ibyakorerwaga muri parike. Ubu parike irabungabunzwe. Mu nyigo zakozwe hagaragajwe ko amashyamba ya Gishwati na Mukura ashobora kugabanywamo ibice bitatu. Igice gihanamye cyagizwe parike, naho igice kidahanamye cyane
kigenerwa ubuhinzi, ikindi gice kigenerwa ubworozi. Mu ishyirwa mu bikorwa by'umushinga wa RAFREC habanje kugaragazwa imbago za parike, hagaragazwa igice cy'ubuhumekero hanze ya parike cyateweho amashyamba ku buso bungana na hegitari 3,214 n'ibice bitanu. Muri zo hegitari 1,313 zikaba zarateweho ibiti gakondo. Imbere muri parike hongeye guterwamo amoko 19 y'ibiti gakondo byari byaratangiye gukendera. Gutera ibyo biti no gushyiraho imbago za parike y'igihugu ya Gishwati Mukura bikaba byaratanze umusaruro ufatika wo kuyibungabunga kuko nta baturage bari bakiyivogera. Mu byabashije kudukorera cyambere ni uko watuzitiriye kuri parike ya Gishwati, aho amatungo yacu yakunda kwinjira muri parike ya Gishwati, ariko amaze gushyiraho korotire nta tungo ryongeye gusubira muri parike ya Gishwati. Mu gice cyagenewe ubworozi, umushinga RAFREC watunganyije inzuri ku buso bungana na hegitari 446 zinaterwamo ibiti bitandukanye birimo ibya gakondo bibyara imiti y'amatungo, haterwa ibishobora kuribwa n'amatungo birimo Kaleyandra na Lekayena, ndetse n'ibitanga igicucu inka zugamamo, bikanarinda umuyaga mwinshi n'isuri yateraga igabanuka ry'ubwatsi bw'amatungo. Aborozi kandi bazitiriwe inzuri bigabanya amakimbirane yahoraga hagati y'aborozi bapfa kurengerana. Ikibazo cy'amazi mu nzuri zikikije parike ya Gishwati Mukura nacyo cyari cyarazonze aborozi kuko amatungo yakoraga urugendo rurerure ajya gushoka, ari nako aca imikuka aho anyuze hose. Umushinga RAFREC wegereje aborozi amazi mu nzuri. Ubundi hano bagiye baha umuntu urwuri rwa hegitari 5. Izo hegitari 5 uko zari zizitiye, wari uzitiye umuzunguruko kugira ngo umwe atajya yoneshereza mugenzi we. Mbo gushyira amazi mu nzuri rero nabyo bigira ikintu kiyongera, kuko iyi nka itagiye urugendo ikora amata, ariko iyo ikoze urugendo irananirwa ntishobore gukora amata. Biriya rero byo gushyira amazi mu nzuri ni ibintu byiza cyane. Inka iyanywa isaha iyo ariyo yose aho yashakiye, nta rugendo ikoze, bikaba byoyifasha. Si mu nzuri gusa umushinga RAFREC wagejeje amazi meza, kuko wubatse n'umuyoboro w'amazi mu karere ka Rutsiro ku ruhande rw'ishyamba rya Mukura, ufite uburebure bungana n'ibirometero 11,462, ku buryo abaturage basaga 3,530 babona amazi meza batagombye kuvogera ishyamba bajya kuyashakamo. Twanywaga amazi, tukavoma amazi, ukabona harimo umwanda, abana bakarwara inzoka, natwe ubwacu tukarwara ibicurane bidashira. Ubundi twahuye n'ibibazo tutarabona aya mazi. Aho tuyaboneye nta kibazo dufite, tunywa amazi meza, dufite ubuzima bwiza. RAFREC turi kuyishimira kuko yaradukoreye. Abagenerwabikorwa b'umushinga RAFREC bagezweho n'ibikorwa by'umushinga mu buryo butaziguye babarirwa mu bihumbi 40,482. Muri bo 53% bakaba ari ab'igitsina gore. RAFREC yabahaye inka 754, intama 2,661, ihene 720 ndetse n'ingurube 104. Ibi bikazabafasha kwiteza imbere no kurwanya imirire mibi. Hari n'umuntu wari kuzapfa atabonye inka cyangwa se atabonye amafaranga yigura, ariko ubu ngubu kugeza ubu hari abantu benshi bafite inka batari kuzazibona. Umushinga wa RAFREC hari icyo watugejejeho gifatika, kuko twahawe ubworozi, turi kubona ifumbire. Abana ntago banywaga amata, abana banywa amata. Umwana ashobora kujya ku ishuri akiga kubera iyo nka yahawe. Mu gice cyagenewe ubuhinzi, umushinga RAFREC wakoze amaterasi y'indinganire ku buso bungana na hegitari 114. Wateye kandi ibiti bivangwa n'imyaka ku buso bungana na hegitari 995. Hanatewe kandi amashyamba ya leta ku buso bungana na hegitari 634. Hanaterwa amashyamba y'abaturage ku buso bungana na hegitari 289 n'ibice 8. Kunterera ishyamba byaramfashije kuko naritereshaga ku mafaranga, ariko bahantereye ku buntu. Uburyo bizatugirira akamaro ni uburyo biri kugenda bibyara umusaruro. Urugero, niba parike ba mukerarugendo bari kudusura biginjije amadovize aho dutuye. Icya kabiri, ya mashyamba twaterewe yinjiza amafaranga. Icya gatatu, bituma ndetse n'akarere kacu ka Rutsiro kamenyekana muri rusange. By'umwihariko abagenerwabikorwa b'uyu mushinga bemeza ko ayo materasi yabafashije kongera umusaruro uturuka mu buhinzi, kuko nta suri igitwara imyaka yabo.
aya matarasi mbere batari bayaca hari ahantu habaga hahagaze imvura yagwa ubutaka bwose ugasanga bushijeho wahingamo imyaka imvura yagwa ya myaka igahita ko iyitwara kagafumbire wanasizemo kagahita ko kagenda ariko aho ubu ngubu bigeze iyo uhinze mu matarasi yaba n'umuvo ntago ugera kuri ya myaka wahinze kandi ikindi n'umusaruro wariyongeye kurusha mbere. Isuri ndetse n'imyuzure byagaragaraga mu gice amashyamba ya Gishwati na Mukura aherereyemo byasibaga imigezi ibiraro n'inzira abaturage bakoreshaga mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ibyo bigatuma bahora mu bwigunge. Mu buryo burambye umushinga Rafrek wubatse ibiraro 7 byo mu kirere bifasha abo baturage guhahirana no kurinda ubuzima bwabo by'umwihariko. Nk'ababyeyi wabaga ufite nk'inda noneho kubera ko ibitaro biri hari Rususa none ubwo ngubwo tukagerayo twabanje kuzungunuka iriya mu Kagogo cyangwa tukayagucaho ikindi kiraro kiri none ubu tukagera nk'umwana yapfiriye mu nda. Ubwo rero baduhaye tugize amahirwe umusaza Paul Kagame agize igitekerezo cyo kugira ngo aduhe ikiraro kugira tujye tubona ukuntu twambuka n'abana bivuze natwe twivuze n'abanyeshuri babone uko biga. Mu kuvana abaturiye parike ya Gishwati Mukura mu bikorwa by'ubucukuzi butemewe ndetse n'ibindi bikorwa byangizaga parike, umushinga Rafrek wabafashije kwibumbira hamwe bubakirwa ibikorwa remezo byo kubafasha kwiteza imbere hanyuma bagenerwa inkunga yabafashije gutangira imishinga iciriritse ibyara inyungu. Mbere y'uko tuba koperative twaricururizaga turi benshi buri wese acuruza ku giti cye, hari akajagari kenshi hariya ku muhanda. Nyuma yaho rero ubuyobozi buza kutwegera bati mwibumbire mu makoperative. Bari dufite akazu gatoya k'imbaho hano ku muhanda gato, imvura yaragwaga tukanyagirwa, izuba rikatwica, amata ugasanga twatwikirijeho ibitenge turi gushyira mu gicucu. Kigeze nyuma baratubwira bati rero aka kazu mukavaneho turashaka kubakira amazu hano haruguru ariko ku nkunga ya Rafrek. Impinduka ni nziza, wicara aha nta muntu usiganwa nawe, icyo ucungana nacyo nuko n'imodoka ziza abakiriya baza ukabakira. Mu gice amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura aherereyemo hakunze kwibasirwa n'ibiza bituruka ku nkuba n'umuyaga mwinshi. Umushinga Rafrek wubatse ibikorwa remezo byo gukumira no kurinda ingaruka zikomoka kuri ibyo biza. Muri byo harimo imirinda nkuba, sitasiyo za meteo zitanga amakuru y'ibipimo bifasha kumenya uko ikirere gihagaze kugira ngo hafatwe ingamba mbere y'igihe zafasha gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza. Aha rero umushinga wa Rafrek ikintu cya mbere tuwushimira yashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga buburira twebwe nk'abashinzwe umutungo kamere w'amazi n'abandi bafatanyabikorwa bacu. Aha rero bashyizeho system bakunze kwita mu rurimi rw'icyongereza air warning system. Dushobora kumenya uburemere cyangwa se ubukana bw'imvura igiye kugwa mu masaha 6 masaha ari imbere, noneho tugaba dufatanije n'ubundi buyobozi bw'inzego z'ibanze, ubuyobozi izindi nzego zibishinzwe kugira ngo dufate ingamba ayo mazi nanahagera ntagire ibyo yangiza. Mu mwaka wa 2015 Gishwati na Mukura byagizwe parike ya 4 muri parike z'igihugu u Rwanda rufite. Muri uwo mwaka kandi iyo parike yari ikeneye ibikorwa remezo by'ibanze biyifasha kugira ngo itangire gutanga serivisi z'ubukerarugendo. Ikigo Rema kibinyujije mu mushinga Rafrek cyubatse inyubako z'icyicaro gikuru cy'iyo parike ndetse ishyirwamo ibikoresho nkenerwa birimo ibyo mu biro n'ibyo gucunga umutekano wa parike. Hanubatswe kandi utuzu ba mukerarugendo basuye parike bashobora gukambikamo. Hubakwa isomero rifasha abagana iyo parike by'umwihariko abana bato kubona amakuru yo kubakundisha ibidukikije no kubibungabunga bakiri bato. Ibikorwa remezo ndetse n'ibikoresho byatanzwe n'umushinga Rafrek biradufasha ku rugero navuga ko rushimishije cyane, kuko niba inyubako zifasha abakozi barinda parike kugira aho baba igihe bakora akazi kabo, bituma tubasha gukurikirana ibikorwa byihariye bibera muri parike umunsi ku wundi tuturutse ahantu navuga ko ari hafi abakozi batavunitse. Abaturiye parike ya Gishwati Mukura bizeye ko bazayibyaza umusaruro bitewe n'ubukerarugendo buhakorerwa. Tugize umugisha ubukerarugendo bugafungura, twashaka inzira zose z'uburyo twakubaka nk'amazu y'amacumbi
ese tugategura uburyo twakubaka ihoteli, abakerarugendo bakajya bahurukira bakahanywera agafanta se n'ibindi byo kurya bihari byashoboka twabona, noneho bikaba byaduteza imbere tukareba ko natwe twakwizahura. Abayobozi b'uturere umushinga Rafrek wakoreyemo barashima ibikorwa basigiye kuko bizabafasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse bikazamura n'ubukungu bw'utwo turere. Tubabwije ukuri, navuga ko ubuzima bw'abaturage bwari bubi. Uyu mugezi kuba wakuzura cyangwa utakuzura ku baturage nta kibazo gihari. Abaturage barahahirana, abana barajya ku ishuri, dufite centre de santé ya Kageyo aho wasanga umuntu wagiye kwa muganga agacumbikirwa kubera umugezi wuzuye, ariko umunsi wa none umuturage ntabwo akigira impungenge. Twagize n'amahirwe RDB muri ya mafaranga agenerwa abaturage baturiye parike natwe yatangiye kutugeraho. Hari ibikorwa byatangiye gukorwa birimo, hari amazu ari kubakirwa abatishoboye hari ku nkengero za parike. Urumva rero n'ibikorwa byinshi kandi byafashije abaturage, mu by'ukuri bifasha akarere kacu mu bibazo bimwe na bimwe, mu gukemura ibibazo bimwe na bimwe twari dufite. Ikintu gikomeye kindi kiyongera kuri ibi bikorwa kubera ko byari bikenewe cyane nuko n'ubundi byatanze akazi gakomeye ku baturage, binjiza amafaranga ku buryo byatumye yaba ari iterambere ryabo ry'ubukungu n'iterambere ryabo ry'imibereho myiza y'abaturage bigera kure. Tukaba rero dushima ibikorwa n'impinduka zazanywe n'uyu mushinga. Mu bikorwa twagiye dukorana na Rafrek tunashima, harimo ibikorwa bijyanye n'inzuri, kubungabunga inzuri, harimo ibikorwa bijyanye no kugeza amazi ahenshi mu bice byegereye inzuri, wenda n'abahaturiye bagaprofitiraho. Hariho nanone n'igikorwa kijyanye no gufasha abavumvu kugira ngo bagire umusaruro wabo ujye ku rwego rwiza rugezweho. Ibyo ngibyo ni ikintu twishimiye, n'abaturage ubwabo ni ikintu cyabakoze ku mutima cyane. Mu gihe cy'imyaka hafi 6 uyu mushinga umaze ukorera mu turere twa Rutsiro, Nyabihu, Ngororero ndetse na Rubavu, imyumvire y'abaturage mu kubungabunga no gukunda ibidukikije by'umwihariko parike ya Gishwati Mukura yarahindutse bitewe n'ibikorwa bamaze kwigezaho. Akaba ariyo mpamvu biyemeje kugira uruhare rwo kurinda ibikorwa bamaze gukorerwa muri iyo parike. Yewe kugira ngo mpura n'umuntu ari kuryangiza, nanjye ubwanjye, kuko nanjye ubwanjye ndi leta, nuguhita ngira gute nitabaza inzego, nkazibwira, nkabwira n'abagaride, nkabwira na mudugudu, nkabwira abakuriye isibo, nkababwira ko mbonye umuntu uri kwangiza, nkahita muvuga, nkatangira amakuru ku gihe. Gusubiranya amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura byayongereye ubwiza nyaburanga. Ubu ni igicumbi cy'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye birimo amatsinda 20 y'inguge zibana n'inkende z'amoko atandukanye ndetse n'amoko 232 y'inyoni muri Gishwati n'163 muri Mukura. Ni n'igicumbi cy'amoko agera kuri 60 y'ibiti byiganjemo ibiti gakondo n'imigano kimeza. Hakabamo n'urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye utapfa gusanga ahandi. Mbona umurimo wakozwe n'umushinga Rafrek ukomeye cyane, kubera yuko iyo ibyo bikorwa byo kubungabunga amashyamba ya Gishwati na Mukura bitabaho, byari kuzageraho ayo mashyamba azima burundu, n'ibyo tuyategerejeho bikaba bidashobora kuboneka. Gufata neza ibyo binyabuzima byatumye tariki ya 28 Ukwakira umwaka w'2020 parike ya Gishwati Mukura ishyirwa ku rutonde rwa UNESCO rw'ibyanya bibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi, ari byo bita UNESCO Biosphere Reserve. Gushyirwa muri icyo cyiciro bikazafasha mu kuzamura urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Pariki ya Gishwati Mukura iraza yunganira izindi pariki enye dufite mu gihugu. Igice cya Gishwati kikaba cyaramaze kwakira ishoramari ndetse hakaba tunahasurisha mu rwego rw'ubukerarugendo, haratangiye kwinjiza amadovize. Rero iyo tutaza kuba twarakoranye na Rafrek kugira ngo tubungabunge ibinyabuzima by'agasozi biri muri aya mashyamba, ntabwo inyungu igihugu kibona ndetse n'abaturiye amashyamba twari kuba tuyibona uyu munsi. Ibwo rero navuga ko ikindi kintu cyiza twagezeho nuko iyi pariki yagishyizwe ku rutonde rw'ibyanya bibungabunzwe ku nyungu rusange z'abatuye isi, byo bita Biosphere Reserve.
akaba ari intambwe nanone twishimira kandi nabyo bikaba byaraje byunganira navuga ibikorwa byo kwamamaza ibyiza tugezwaho no kubungabunga ibidukikije mu Rwanda. Buri muturarwanda yifuza kubaho mu bidukikije bimeze neza, ariko uruhare runini ruri kuri we mu kubungabunga ibidukikije. Ubutumwa tubaha ni ugukomeza kubungabunga ibyo umushinga wagezeho, bubake n'ibindi, nabo bumve ko twabikoraga kubera ko ari bo ba mbere bari bubigiremo inyungu. Dukomeze dukorane, dufashanye kugira ngo rya terambere rirambye twifuza turigereho twese.